Yes, nizere ko rero mumeze neza cyane. Mwebwe rero mwamaze kwiyunga ku muryango mugari wa Super Manager Vibes TV. Ni iby'agaciro rero kuza kongera kubana namwe kuri uyu munsi, kubera ko mwatweretse ko mudukunda. Niyo mpamvu rero natwe kuri uyu munsi tudahwema kubagezaho amakuru abagiye agezweho. Ni ngombwa rero ko tutabicisha irungu kuko nicyo twiyemeje muri uyu mwaka wa 2026. Nkuko mwamaze kubibona rero kuri screen za Super Manager Vibes TV, namaze kumwakira bamwita Gakumba Patrick, umwe ukubwira ngo ni umwami w'imihanda, arakubwira ngo yitwa Voice of the Man, yitwa Inspiration of the Youth, ibintu byinshi cyane, amazina ayo ni menshi cyane. Super, uriranyihanganira ndagutunguye cyane wisohokeye, waje kabisa kubufata amafu ya hano i Remera, ahantu bagufitiye ibintu byiza cyane. Nyinjira ngiye namaze kwikanga, bimeze bite? Salama cyane, urakoze cyane. Abanza gusuhuza abanyarwanda bose badukurikiye, ndasuhuza abantu ba East Africa na Africa na America na Iburayi, Aziya n'abandi bose bakurikira Super Manager Vibes. Ndongera kwibutsa ko Super Manager Vibes ni YouTube channel yanjye, kandi nawe uri boss kuko nta boss wabaho hatari wakuraho ubu boss. Buriya rero umuntu wese akenera mugenzi we, niyo mpamvu buriya ntushobora kuzamuka urwego udahereye hasi, kandi nta mukiri waho hatari umukene, kuko n'ubundi kugira ngo ukire ubikura mu bakene. Buriya rero n'umukene nawe ari umukire, kuko ni uguha wigatuma ukira. Niyo mpamvu ugomba kumwubaha nawe mu gihe cye, nawe akakubaha mu gihe cyawe. Ibyo rero ntuzongere kuvuga ngo ubu ndi kumwe na boss. Uri kumwe na Super Manager, niryo zina ryanjye Gakumba. Ariko no kunyita boss mu buryo bumwe cyangwa ubundi nabyo si bibi, kuko nanone kunyita maskini ni bibi, kuko umuntu uyaturiraho ikibi kimubaho koko. Oya, nawe ntuzanabyita. Iyo uyaturiyeho ikibi kigira gute? Kiragukurikirana, kikubaho. Buri umuntu nakwita ati boss, uvuga uti bimpame. The game changer, bad man, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the man, the best of East Africa, the front line commander, 80 machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kong, Super Manager, the King Kong. Yes, I'm the King Kong, inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion, mtoto wa Mungu, the Konyene boy, talk of the city, most wanted, Raybrad, king of social media. Super Manager is in the building. I'm in the house. Super Manager Vibes in the house. We burn the fire, man. East West, home is the best man. Yeah, man. East Africa, Super Manager blazing the fire. Kama kawaida tunakamua. Ulipo tupo sisi. Yeah, man. Okay, mwamwumvise rero cyangwa se muri kumubona, arabinkoreye neza cyane. Narinzi ko muza kugira ngo siwe twicaranye hano muri Iteyamo nkuko nabibabwiye, ariko akivuga amazina ye yose muhita musobanukirwa neza ko umwami w'imihanda koko twihuriye. Super, bimeze bite? Turi kwa gatatu rero, tuba turi gusatira impera z'icyumweru. Abantu benshi burya bagira plani z'umunsi umwe, iminsi ibiri, cyangwa se plani z'icyumweru zisanzwe. Wowe ko tugeze mu cyumweru hagati, urabona ibintu ko wabipanze muri iki cyumweru ariko biri kugenda? Byagenda nabi byanagenda neza, nuko ngenda umuntu utajya ucika intege. Cyambere no kuba mfite ubuzima, kuko njya nkunda kwibwira abantu, nawe ndabikubwira umwana muto ugishaka life, igishoro cyambere ni ubuzima cyane, udafite ubuzima. Kandi mu Cyongereza baravuga ngo success comes from failure. Buriya abantu bose bageze ku ntsinzi, bageze ku byo bagezeho. Saba abantu bose bageze ku ntsinzi, abantu bose bageze ku byo bagezeho. Abantu twita nonaha ko ari abakozi, cyangwa twita abakire, cyangwa se twita ko ari intwari mu bikorwa, ntabwo aribo bari abahanga, nta nubwo aribo bari intwari mu byo bakoraga, ahubwo nuko aribo banze gucika intege mu byo bakoraga. Rero nugerageza bikanga, reka kumanika amaboko, ongera ugerageze. Niwongera bikanga, ongera ugerageze. Niwongera bikanga, ongera ugerageze, kuko utsinda nuba wahushije, kuko nta muntu ugerageza inshuro nyinshi utsindwa. Kugerageza ni kuba wegera gutsinda. Rero never give up.
mu cyongereza baravuga ngo it is over until is over, birangira iyo byarangiye. Iyo washizemo umwuka utagihumeka nibwo bitagishoboka. Rero byagenze neza nkuko bimbajije, kubera ko icyambere capital ndayifite yuko cyo buri cyo igishoro n'ubuzima fa kuba gusa ngihumeka. Mu cyongereza baravuga ngo first wellness is health. Mtaji wa kwanza ni nini? Bora kwanza, mtaji wa kwanza ni kuwa na uhai. Wananipigia wasema nakibazo buretse. Hello my friend. Hello. Good afternoon. I'm on interview right now. I'm on interview. Then from interview I will check you. Are you in Lagos? Are you in Kaduna? Are you in Abuja? Are you in Nigeria? Where? No, Nigeria. You are in Abuja? Okay, we check me right after like 1 hour. Check me. I'm on interview right now. Manager rero ntibiba byoroshye, abamuhiga abari benshi, niyo mpamvu ubona turi muri interview ariko telefone ewana irasona buri kanya. Wari ukimbwira ati kuba ugihumeka wowe byose urabona ko bigishoboka. Nakubwiye ngo ni ubutumwa ntanga nawe nabuguhaye n'abanyarwanda banyumva. Cyambere ubanza ushimira Imana kuba uri muzima. Buriya iyo uhuye n'ibibazo by'ubuzima nibyo waba ufite. Nabonye kare video Mpyisi yavuze, bamajije Mpyisi ngo umusaza nyakwigendera pastor wacu Mpyisi yaritambukiye Imana ikomeze umwene mutuza heza. Nabonye aka video ke kare kuri Instagram karansetsa, bamajije ngo se ngo muzengo ubu ngubu ngufungura iki, ngo mfungura iki se sha, yabazaga yabwiraga umunyamakuru ngo mfungura iki se sha, urabona nkibishoboye, ngo ubuse ngo nkwiki, ngo nkwiki, ngo urabona nkibishoboye. Yarangira abwira umunyamakuru ngo sha, ngo abafite ibiryo ntibafite ubushobozi bwo kubirya, abatabifite nabo baburaye, ngo nukorera isi meze. Urumva isi? Ntabwo wabonye ejo muri perezida wa Venezuela Maduro byakwigishije? Wabonye umuntu nka perezida baramuturika nk'imbobo ngo ubuze mayibobo iri hari nako tureke mayibobo, umuntu uri hari usanzwe urimo koza imodoka ubu ntarusha agaciro Maduro cyane, waracyahumeka. Nuko rero ibyo bintu ariko ntibijyamo, ibyo bintu ntibijyamo by'umuziki. Ibyo bintu se ariko ntabwo bigeramo cyane. Ndavuga ntuza ntabwo ushobora kujyamo bakadukubita ntuza copyright. Byari kuba byiza genda ubabwire bayigabanye gato. Hagaritseho kamera ko ndabitekereje. Imiziki rero baradufashije abavandimwe, ndi kubona bayihagaritse. Umugani bari kugira gutya bakadukubita copyright ugasanga batwice gahunda zacu. Wari ukomoje twari tuzi ku kintu kijyanye no kuba umuntu agihumeka, abagomba kumva ko muri make agishoboka, ibintu byose bigishoboka. Muri iyi minsi rero of course turacyari mu ntangiriro z'umwaka. Hari abarangije umwaka ushize neza, hari abandi batabashije kusoza. Ni ibibazo ahantu hose isi tugomba kuyibamo, kuko isi itarimo ibibazo ngira ngo ntago yaba ari isi. Sinzi ukuntu ubifata kuri wowe. Na Yesu yabisizeho kandi nawe yarabisanze, kandi na Bibiliya iravuga ngo genda wasigushije ishyano igihe Imana yabonaga shetani ije ku isi. Ubwo rero muri makeya hasi yaba ahita afite ibibazo, nkuko nta gihugu kitagira abakire n'abakene. None se ubu umuntu uri muri Amerika cyangwa umuntu uri Burayi, ntari uri muri Afurika umurushaho kubaho neza cyane rwose. Ntari uri muri Afurika wahakaza abari muri Amerika akababwira ati ni muze muze mbakaza. Nta gihugu cy'isezerano, ibyo ni ibyanyu by'abantu butagira ubwenge. Niba rero nawe ababivuga ni ibigoryi, nta gihugu cy'isezerano kibaho. Mu Giswahili baravuga ngo popote ni Ulaya iri mradi maisha yaende kinywani, na dunia yo nisi Imana yayiremye. Mungu ameumba dunia, popote unapokanyaga na miguu ni kwako, aho hantu hose ukandagije amaguru ni wawe. Umeelewa? Niyo mpamvu Amerika, unasikia mdogo wangu, na ndio maana Marekani, naomba niongee kwa Kiswahili kidogo hivi usikie. Na ndio maana Marekani
haijari raia wala Mwarabu wala Muislamu wala wewe ukija wakiona una manufaa kwa Amerikani wanakupa uraia. Wewe swaga jenga nchi. Niyo mpamvu Amerika ubona itagiha agaciro ibintu byo kuvuga ngo by'amaronda koko n'amaronda karere. Wowe uze wiyita umuhutira gubwene gihugu, uze wiyita umututira gubwene gihugu, uze wiyita umwarabira gubwene gihugu, ize wiyita icyangombwa wowe nega matwi icyangombwa ngwino babona icyo bita ngo ni constructive contribution aricyo bita constructive contribution to USA. Cyo babona bakabona wowe n'icyo mariye Amerika. Ntugibona abana b'abanyamurenge bavukira bakinjira mu gisirikare. Ntubona abasomali babaye abadepite. Nubona abanyasirari wone bakina basket, nubona abanyasausi Sudani bakina basket, nubona abanyarwanda bakuriyo bafashe ubwene gihugu. Biriya ni bikwereka isi ni nega matwi, biriya ni ikikwereka ngo bibiri ibyivuga nibyo. Bibiri irakubwira ngo ukandagije ikirenge hose naho Imana. Ubutaka bwose n'ubwiki. Ubutaka bwose n'ubwiki. Ubutaka bwose n'ubwiki. N'ubw'Imana. Hari umuntu w'umunyarwanda wakiriye Uganda ushobora kubwira ngo jya Tanzania bikamunanira. Hari umutanzania wakiriye mu Rwanda wabwira ngo subirwanyu Tanzania bikamunanira. Ni ukuvuga ngo icyangombwa no kubahiriza amategeko yahuri ugakurikiza amategeko y'igihugu urimo babona niyo nega matwi niyo waba witwa utari umunyagihugu waho. Iyo wabonye ukurikiza iyo bakurikije uko itegeko ryabo nshinga rivuga ugomba guhabwa igihugu bakabona warabyujuje n'amategeko yakurikiza barabuguha. Twebwe tubarasaba ubwene gihugu hanga abazungu cyangwa abarabu. Naguhaye urugero Amerika. Rero nazagira umuntu ukubeshya kwijuru ni mwijuru isi ikihe Amerika. Nakubwiye ibamo amafaranga ariko ibamo n'abakene. Gaddafi yaravuze ako wiza ngahe nta mukene wo muri Amerika. Oya by'amashuri byo amashuri yihorere. Impamvu ngubwiye ngo wiza ngahe nta gukurikirana. Nakubwiye ngo nta gihugu kamanda wangu kuna nchi duniani ambao haina maskini na matajiri. Ananiambia eti Marekani eti kila mtu ni tajiri. Huyu bwana mdogo ndani ya watu wanarara nje, abantu harabarara hanze. Nta kwisi nta gihugu kitagira abakire n'abakene. Amerika ni umugabane wateye imbere. Impamvu bavuga ngo ni igihugu cy'ikire cya mbere nuko muri Amerika cyangwa se nk'i Burayi bishyurira ku masaha. Muri Afrika ni baratangira kwishyurira ku masaha. Bo bishyurira kuki? Bishyurira ku kwezi. Muri Amerika ni abantu baha agaciro n'umunota ukoze. Mwese bira bihugu byateye imbere. Noneho na ahantu kwiga kaminuza ukagira amadegree menshi sibyo bivuga yuko uzakira cyane, ahubwo abafite skill umwuga nibo bakira, kandi buri kazi kose bagaha agaciro. Ni ibihugu byateye imbere ku buryo biyishyura kuki kwisaha. Hariya nta mukozi ubayo. Ariko muri Afrika iyo ufite n'ibihumbi 10 ugira umukozi akagutekera. Muri Afrika umugira umuntu utinerera inkweto nyogereza imodoka. Hariya rero ntibibayo. Ariko icyo nkubwira nta hantu hatagira umukira n'iki n'umukene. Ariko n'abari bene wacu b'abanyafrika bari ejo naganiraga n'umwana wo mu Tanzania uri ahantu bita Kentucky. Arambwira ati ngiye kwa imyaka nihaye imyaka 10. Yarambwiraga ati 10 kuko afite imyaka 28. Ati ndaye imyaka 10 cyangwa 12 nzambunye amafaranga maze gukora. Ati nisubirira iwacu Bongo niyubakira inzu yanjye iyo kubamo niyo gukodesha nishireho n'aka business kazajya kama amafaranga nsazi iwacu muri Afrika. Kuko angahe iyo ushaje babona utagifite n'akamaro bagutwara muri bya bigo ujya kurerwa n'iki na leta. Ubwo no kuvuga ngo ubwabyo no kukwica. Mu gihe ahangaha abasaza bo muri Afrika bayicaye yiganirira yirebera televiziyo areba ko perezida aho yagiye urugendo yagiyemo yicaye abuzukuru be bamusura anywa amata y'inka. Ibyo rero muri biriya bihugu ntibibayo. Wabyumvise nkubwiye? Nakubwiye rero mbikubwira isi yose ni isi. None se bari muri Amerika ntibarya ibijumba nk'ibyo turya, ntibarya amateke nk'ibyo turya, ntibagenda ku butaka bagenda mu kirere, nibaca mu kibuga cy'indege, nibajya mu ndege tugendamo twese, nibajya mu modoka tugendamo. Ahubwo icyo baturusha ni uburyo bw'iki bwa income ya biriya bihugu no kwishyura, kubera ko biriya bihugu byateguye ukuntu abaturage babyo babaho mbere twebwe igihe twari tugihumye tugisinziriye Afrika. Wanyumvishe neza? Ntazagira umuntu ugukanga. Nakubwiye ngo hari abantu bava pari mu Faransa bakaza bagahabwa akazi n'abari muri Afrika. Hari umuntu uva muri Amerika Washington, si wo murwa mukuru New York, sibyo? Ni Washington. Akaza hano muri Afrika yareba inzu umuntu w'umunyafrika yuzuza akavuga ati ibintu njya mbibona i Burayi gusa. So ahantu hose iyo byaguhiriye bana aho ngaho guma aho ngaho ufatishirizaho. Ushobora kubwira nk'umuntu ndagurugero, ushobora kubwira nk'umuntu wakiriye hano Igoma hano hakurya Igoma, ukamubwira ngo ujya mu Faransa akakubwira ati we wamuginga we ngiye mva hanganje he akore ubona kabimiye nagafatiye hanga. Dukomeze. Aha reka n'ubundi abo bantu bibwota amasimbi tubihorere. N'ubundi cyo dushima Imana twebwe n'ubundi nk'abanyarwanda turi igihugu twarakibonye ubu ngubu. Icyo nagira ngo mubwire ni ikintu kimwe, nagira ngo mubwire ko isi yose ni imwe. Ni kimwe. Aho uri hari abakere hari n'abakene, n'ahandi haba abakire n'abakene. None se ndaguha urugero, uzarebe kuri ku bihugu bikennye bya mbere ku isi.
ibihugu bikenye bya mbere ku isi icya mbere gikenye uvuye inyuma ni South Sudan, icya kabiri ni Burundi, kandi abakire b'aba South Sudan ni naho essence igura amafaranga make. South Sudan essence igura amafaranga make. I Burundi ujya kubona ukabona abantu bafite ama-V8 ama cross country kandi bavuga ngo ni igihugu gikennye. Ni ukuvuga hari igihugu ku isi ntazagira ukubeshya, nta gihugu kibura abakire nta n'igihugu kibura abakene. Wabyumvishije? Gusa icyo bagenderaho iyo bajya gutanga iriya mibare bareba icyo bita ngo ni umubare munini wa rubanda nyamwinshi imibereho yuko babayeho. None iyo basanze agatsiko gato ariko kihariye ubukire bw'igihugu, agatsiko gato yo kihariye ubukire bw'igihugu, nibwo bavuga ngo abaturage babayeho nabi. Niyo mpamvu buriya mwarimu Julius Nyerere wa Tanzania ataritaye Imana, mwarimu Julius Nyerere Kambaragwe yaravuze ngo kugira ngo Tanzania itazabamo intambara abaturage bazakomeze bagira amahoro, mugomba kuzirinda ikinyuranyo kinini cy'abakire bagakira cyane na hakabaho benshi bakennye cyane, kuko icyo gihe bizana intambara, kuko ntabwo umuntu yakwemera kuburara gatatu wowe urya n'ibindi ukamena. Niyo mpamvu ibihugu bizi kubalansinga imibereho bagerageza uburyo umuturage wese yagira ati yahumeka akarya akaryama akabaho neza. Niyo mpamvu n'igihugu cyacu, politiki y'igihugu cyacu y'imiyoborere, ujya wumva perezida wacu tuvuga ati twarangije urugamba rwo kwibohora, reka noneho duhaguruke turwanye urugamba rw'iki rw'ubukene. niyo mpamvu rero amwe mu mazina ye n'ubundi harimo inspiration of the youth. Yagombaga rero kubanza nyine akabagiramo n'inama gakenya nka mukuru wanyu. Samani kidogo. Nasikia nilichokuwa namuelekeza huyu uriya n'umunyamahanga ni inshuti yanjye yavuye Tanzania. Niyo mpamvu ntabwo ari ngombwa tumushyira kuri kamera ariko. Unasikia nilichokuwa namuelekeza huyu, nilikuwa namwambia Mwalimu Kambarage Julius Nyerere alisema hivi, ili amani ya Tanzania endelee kudumu lazima utofauti wa matajiri na maskini usiwepo sana, kwa sababu kakwepo ka kikundi ka matajiri fulani ambako kaubepari kananyonya nchi, alafu maskini wakawa wengi, lazima panakuwepo na nini na itirafu, kwamba nini, kwa nini nyie mng'ang'anie tu utajiri wa nchi? Kwa hiyo ndio ufisadi unaanziaga hapo. Kwa sasa kwenye utawala bora unapambana ili kila mwananchi aweze kupumua kwenye nchi yake. Keki ya taifa lazima imfikie. Asante sana kamanda wangu, asante sana kiongozi, nadhani umenielewa sasa. Wabyumvishije? Dukomeze. Je rero buriya super manager dukubitana ubu ngubu narimeze nk'umuntu uri kugushyushya kugira ngo twinjire mu kiganiro cyanjye cyo kuri uyu munsi wa none, kubera ko ariko tutarakinjiramo neza. Urabizi ko mu minsi ishize twari dufite match iremereye cyane, imwe muri match ziba zikomeye hano iwacu mu gihugu. Twari dufite Super Coupe yagombaga guhuza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya APR. Ubundi iriya match waba waragize amahirwe yo kuyireba cyangwa se ntago wabashije kubona umwanya? Match yose narayirebye guhera itangira kugera irangiye. Warayirebye? Ubwitabire bwari bumeze gute? Ubwitabire bwari bwinshi, ariko icyo nabonye ko Rayon Sport nta kipe ifite. Ubwitabire bwari bwinshi, Rayon Sport nta munyezamu ifite, Rayon Sport nta nomero 3 ifite, Rayon Sport nta nomero 6 ifite, Rayon Sport nta nomero 9 ifite. Ariko iyo myanya rero none uri kuvuga ngo nta nimero 3, turabizi ko barafite umukinnyi mushyashya uno mu Burkina bita Ben Azizi. Ngiye ndavuga narebye umupira. Wombajije ko narebye umupira. Ari amafaranga yaba yarahiye. Ngiye nakubwiye narebye umupira. Nkubwiye ngiye nk'umu agent ukuriye ibintu by'umupira. Abo ngabo mvuze ni inama mpaye Rayon Sport igende bashake. Kuko ndaguha nk'urugero. Uriya munyezamu waramubonye ko nuza Olivier Kwizera, wabonye ko yarangiye yarashize mu kigaragara cyarashize. Ibyo byihorere. Dukomeze ikindi wambazaga. Nomero 3 wabonye ko 0. Erega ngenza umupira. Ngenza iki? Ngenza umupira kuko nibwo buzima bwawe. Urakoze rero. Reka benshi batabyemeranwaho nawe. Batemera iki? Kubera ko bavuga ko buriya ngo umukinnyi ngo waba waragurishije nubwo bavuga ko uri umu agent ngo ari umukinnyi umwe gusa, nta wundi ngo nyuma ya Kagame. Ababivuga ni wowe kuko utabizi uri umwana. Ababivuga ni bande? Ntabwo wigeze ubona se abanyamakuru bavuga ati ubuse ari umunyamakuru aha ngere yigeze ngo no kukwihakana ngo si wowe, wenda ntituze gusubira mu bintu bya kera ariko nakubwiye ababihakana ntabo. Ababihakana ni nk'aba bandi bajyaga bahakana ngo leta y'u Rwanda ntabwo izubakira buri munyarwanda inzu y'ibati, ariko ubu bose barabyemera kuko leta y'u Rwanda, leta y'ubumwe bw'abanyarwanda
ivuga ngo twebwe dukoye nyakatsi baravugaga ngo ntabwo leta izashobora gukora cyangwa se kugera kuri target y'ibyo ivuga ngo buri munyarwanda azaye mu nzu y'ibata abo bavugaga ibyo ubu nibo bavuga batera akabaho leta abo rero nabo bapanga buvuga sina nabazi ntawe uhakana ko ntagurishe Kagere Media ntawe uhakana ko Bashunga Buba ntamutwaye ntawe uhakana ko Twizera Imana Onezime ataruwanye ntawe uhakana ko Bertrand ntamujyanye muri polisi ntawe uhakana yuko Kimwasi ntawe uhakana yuko uyu muntu ni benshi sina nakibuvuga ndi umubyeyi w'abana hari abana babayeho barisha imiryango yabo kubera jewe kandi nanjye simbyiratana ndabishimira Imana yanjye simbyigira gute ababihakana rero nabatabizi nkawe kandi kutabimenya nega amatwi kutabimenya si icyaha ahubwo ibyiza no kujizurwa kuko buriya perezida wacu yageze kuvuga reka kubwire perezida wacu yageze nega amatwi nukancemo nega amatwi umukuru w'igihugu cyacu yageze kuvuga ijambo ryiza avuga ngo buriya ngo tandukanye injiji n'umuswa tandukanye iki injiji n'umuswa ya jambo arivuze Kamanda numva risobanuye numva nibyo koko umuswa uramujijura akagira akiga ariko injiji bari injiji burundu abo rero barabaswa ariko ubu barajijutse ariko utarabibona uwo nguwo nubundi nta muntu nako nubundi nta society itagira iki abazima n'ibigoryi ati nge ndi umubyeyi wabo bakinnyi bose nkubwiye ku mazina menshi uvuze ndi umubyeyi mwana abo nabo bake ngira ngo muri ntunga mikoro nongere mbikubwire nge ndi umubyeyi kuko hari abana nonaha wabereye Rayon Sport umubyeyi kuko ntega amatwi unimeze urabyishimiye Rayon Sport ifite ubuyobozi n'institution ibyo ngibyo institution rero ntago ibya institution ntago bivugirwa kuri kamera niyo twaba turi byo dupanga ntago ari ngombwa ibyo byaboneka byagiye hagaragara wenda baranshatse navuye ngo hari oya si ngombwa ngo mbivuge ko dukorana cyangwa tudakorana kubera yuko ari cyo bita confidential ari cyo bita aho rero uraza kudushyira muri ari byo bita ngo ni confidentiality of the work confidentiality of the work no kutavuga amabanga y'iki ry'akazi amabanga y'akazi ubundi muri kontra barakubwira hari article ivuga ngo nuvuga amabanga y'akazi tuzakwirukana cyangwa tugufunga iryo rero ni ibanga ry'akazi institution y'umupira w'amaguru nizo nkorana nazo bijya kugaragara ubuse wari wumva peri cyangwa se tuvuge na Reyo yari yagaragaza umukinnyi itaramugura cyangwa imugaragaza yamuguze ndakubaza yari yamugaragaza itaramugura cyangwa imugaragaza yamuguze rega y'umukinnyi yamaze kugurwa ndakubaza ariko jya usubiza imugaragaza yamuguze cyangwa uransubiza mu ijambo yamuguze none se ngiye kukimvuga ibitaraba reka bibe nibiba muzabibona kuko tubishyira kuri public nicyo abanyamakuru nicyo mushinzwe byaba bihari se byibuze abantu bamenye ko wenda indwara ya Rayon Sport irwaye yabigiye gukira kuko rega njye mba nahuye na super agent wa mbere hano muri Afrika sivyo ibyo nacyo nagusubiza nko kubaza umugore warongowe ngo uzabyara none se yaba yaragiye gushaka iki ariko ingero rero ugira biragoye kugira umuntu agufatishe neza umusubize ibyo ashaka umukobwa yararongowe yabaye umugore warangiza ukamubaza ngo none se ngo uzabyara none se yagiye gushaka iki ikibyaza aragifite mu nzu none se ubwo urambaza ibiki ni byiza ko umbwe ko kuri match wari uhari ati n'ubwitabire bwari bwinshi stade yari yakubise yuzuye koko ku muntu wese wari uri hariya n'ubwa mbere ngewe nari mbonye iyi stade yacu Amahoro nyuma yo kuyifungura ku mugaragaro n'ubwa mbere mbonye stade koko yari yakubise yuzuye ariko benshi bakavuga ati bigendanye n'inkundura zabo bakinnyi bose navugaga Rayon Sport yari yaguze n'induru zavuze ati bamanuye intware 6 zose zabanza mu kibuga ariko mu by'ukuri ku musaruro wowe wabashije kubona w'abakinnyi Rayon Sport yaba yaraguze ni barahubutse barabihanganira barabahije nagushubije mu ijambo rimwe ntabwo ngo Rayon Sport nta kipe ifite iyo mbivuze gutyo abaza kumva ikiganiro baramenya ibyo navuze kandi nabo barakubwira bati super manager uvuze ukuri nta kipe dufite reka dusubire ku isoko ntabwo nge ntanga bisobanuro byinshi ni ukuvuga ngo biyakire bamenye ko nta kintu kigira Rayon Sport ifite muri iyi minsi Rayon Sport itwaye champion urabona yasohokera u Rwanda muri Champions League nabara abakinnyi none se buri igiye gukina Confederation igikombe cy'amahoro yasohokera u Rwanda ariko benshi ubushize Rayon Sport ijya gukina na Singida itaranakina na Singida sinavuze na Rayon Sport nikuramo Singida nzakubitwe none se nayivuze ari kwishinyagurira ahubwo nuko narebaga ko nta kipe igize ite kandi ibyo navuze byaje kugira gute byaje kuba ukuri noneho kuriya kuri kwahise kwereka abantu koko ndi umuki ndi umunyamupira kuko naravuze Rayon Sport urabyibuka ndavuga inti iyi Rayon Sport nikuramo Singida nzakubitwe kandi bari batarakina n'umukino wa mbere ware urabyibuka hanyuma baza kumbaza nyuma abanyamakuru bagenzi bawe batari ko se wabimenye ute biriya bintu ndavuga inti ngende umwagenti mba mbireba n'ubu rero nagira ngo mbabwire n'abavandimwe banjye
kuko bazasohokera u Rwanda ni ishema ry'igihugu cy'u Rwanda nibasubize hasi ku isoko bagura abakinnyi nyabakinnyi ariko benshi bashobora kuvuga ati n'ubundi super manager benshi bavuga ko yikundira ikipe ya APRFC ati ntago Rayon Sport ya icyo kiganiro tunakiveho nakubwiye icyo kiganiro tukiveho nakubwiye ngo ngi hano ndimo ndubaka ku nyungu z'igihugu okay tukivaho iki kiganiro hari ikiganiro none se igihe APR ikina na Zamalek nako iki ikina na Pyramide bajya gukina ntiwambajije ntubyibuka none se navuze ngo iki nakubwiye ni ku bushobozi bwa Pyramide ntabwo niyo APR yakina ishobora gukuramo Pyramide none se ibyo navuze n'ibyabaye kubera iki kuko mba mbireba rega skills z'abakinnyi umupira ndawuzi fata umukinnyi ako impamvu nge mba nkubajije nk'ibintu ejo bundi uheruka kuzana umukinnyi umukuye muri Nigeria uriya mukinnyi uheruka kuzana mbona muri gusinya ibintu by'amakontra uyu wakuye ngo wakinaga muri Enyimba mba ndi kwibaza aya makipe aza akagayika kuri uru rwego kuki ubundi atakwegera kuki atakwegera nk'umunyasinyishaga nawe wa Enyimba yari ari hano mu Rwanda ariko ubu yaragiye yuri indege yagiye ahandi ntago yaraje mu Rwanda uretse ko yaraje kureba agent oya kinaga wabo muri Enyimba yavuye Nigeria aza kukura murangiza fe kugira ngo aze dusinyane ibyo twagomba gusinyana no kumwereka ibyo tugomba gukora nyuma yuri indege ajya muri Oman ubu ni hari gukina muri Oman ya okay tukiraho rero impamvu nari nkomoje kuri uyu mukino hano mu Rwanda wenyine ni Mama Dusi uyu wa APR ura n'umuhungu wawe nawe mu bandi bantu wavuze kubera ababyeyi uriya watsinze igitego cya kane Mama Dusi naramubonye kugira ngo abana bivuga njya mbona n'abanyamakuru bamwe bajya bamwiyitirira we benshi ariko niko babikora ngo n'ubundi benshi bamuzanye oya ngewe reka mbikwereke ni yagiye gukina ndamubwira ndasaba igitego agiye gukina oya pana ngo abenshi wevuga uti shimpaka ntazagira nongera kubivuga nicyo kintu nimba shaka ngiye uri ibintu bifite proof biba bisobanutse cyane ni yagiye gukina oya ni yagiye gukina ntega amatwi ni yagiye gukina ninjye umubwira nti ndasaba igitego kuko namubwira nti nakuzanye kugira ngo ujye utsinda ariko noneho ari gutsinda ibitego ntabwo muzi ukavuga ntega amatwi uyu se shyiraho bibaye ngombwa ko wabyumvishe bagiye gukina bari bagiye gukina na Rayon Sport umva uko namubwiye ntega amatwi beje ubundi umva uko namubwiye maze kumubwira ndasaba igitego umva uko yanshubije ati merci je vais marquer umva merci là on est là on y joue on joue demain inchallah uyu ni umwisilamu uvuze ati je vais jouer demain inchallah je vais marquer nguyu Mama Dusi ye ntago nyazana abakinnyi ba fake bya bindi n'abayobozi ba Rayon Sport tuvugana narababwiye niba mushaka ko mbazana abakinnyi nimukubitatse kofi nge sinyangira abakinnyi babangara bariya barangiye bangara yazamira mukamura agenda uzanye ikintu cy'igikatsi inyuma dukomeze ku yindi topic tuyiveho Rayon Sport oya ibyo byarangiye wumva ntago tuvuga byinshi abanyarwanda bo barazijutse twavuze gutya bumvisha abanyarwanda ati murajijutse ibyo babwiye mwabyumvise gusa gihe cyo nkuyemo nibwira n'abakunzi ba Rayon Sport ibi nkweretse ni ibice nshatse nakwereka kontra ye nshatse nakwereka ko ari byo mudiscussing kontra uko yishyurwa nshatse nakwereka buri kimwe cyose n'ubunyamakuru bujya hariya ngo bukamuhamagara byose arambwira ati ubundi kumwe n'akanyamakuru akanaka nkamubwira nti komeza ubwo n'uburushyi none uradututse abanyamakuru none ni bwa bunyamakuru bw'imikino bujya ngo kumusaba ngo bitanu hariya ku ntuza Kicukira aho ngaho abari akampamagara ati bwaje indushyi ngiye narakubwiye ngo jewe super manager jewe ngende nka Vladimir Putin ntushobora kumushobora niwe muntu kwisi ufite abanzi benshi ariko niwe muntu wananiwe abantu bananiwe ngiyewe nakubwiye ngo super manager yunyita Vladimir Putin w'umunyarwanda kuko ndoze nakubeshya abantu badakunda kuri abantu badakunda umugabo imbwa ni nyinshi zuzuye isi kandi abantu bari inactive abantu batari abakozi ni benshi bose rero babandwanya bagira baje super manager zagwa ngiyewe ngwa Vladimir Putin agwe ngiyewe ariko genda umuntu ngiye ndi umuntu ngiyewe ubwo ubona wantunze kamera ukagira ngo watunze umuntu kamera
genda umuntu ndakwemera koko cyane ndakubwiye ngo abakunzi ba Rayon Sport reka mbibwirira ikintu kimwe abakunzi ba Rayon Sport mumenye ko ntago muzinguka ku ikofi mwabyumvise ko yagatambitse mati narababwiye ati bazazinguke bakubita ikofi hasi mbazanira abakinnyi bareka aba bakinnyi batakikina ntega amatwi nitwa Vladimir wiki w'u Rwanda nitwa Vladimir Putin w'u Rwanda okay Vladimir Putin wari wabona umwana we wari wabona umugore we wari wayikona aca ni kurize wati amafoto wari wabona amafoto y'umwana nukorera wari wabona umwana we wari wabona umugore we kiongozi wari wayikona mtoto wa Putin wari wayikona mke wake ndo mimi sasa okay nitwa Vladimir ariko nase urashaka kubwira abantu ko se nawe waba ufite umugore n'umwana bakaba batabizi icyo ndaza kukubwira n'ukuntu kamanda baho kamanda mwenyewe full complete ni Vladimir Putin mbisubiremo nitwa nde Vladimir Putin w'u Rwanda wabyumvishije igikoci inyuma batagushyira muri kamera mama cinyuma mama cinyuma tajya muri kamera ukabya tajya muri kamera mama okay bakobwa bacu ntago bajya muri kamera ariko na hano abantu bafite abakobwa beza ushaka uno mwaka wahindura gahunda kareba umugenzi mva nawe numugenzwa na kamwe we byakuzanye wazanywe na interview komeza okay nari nkomoje rero kuri iyi match n'ubundi nitwa Vladimir Putin nitwa Vladimir Putin w'u Rwanda perezida ugira abanzi benshi kwisi okay nta muntu umva buriya nta muntu numwe ajya cokoza okay umunyamahoro yabwiye Trump ati washyigikira Zelensky utamushyigikira uduce nafashe ntago nzaturekura yabwiye na tati nimushyire kubita Putin yumva nabi nkange wagira ngo yabyaye nagakumba Putin okay ubwo rero nitwa Vladimir Putin yabwiye uriya mwana ubara Burkina Faso kapitene Ntuza Traore aramubwira ati igihugu uzakiyobora humura abafaransa ntacyo bazagutwara uzagerageza nzamumenera mu kirere yitwa Vladimir Putin uyumva nabi hari umugabo ejo bundi wabyaye umwana imusanza amwita Vladimir Putin ndamushuje cyane waramubonye uriya mugabo yabyaye umwana imusanza amwita Vladimir Putin ndamushuje cyane uriya mugabo kuko Putin niko abaho niwe muntu kwisugira abanzi benshi warakubwira ati si ngombwa kubona umugore wanjye si ngombwa kubona abana banjye wibyo ubona n'ibikorwa byanjye yitwa Vladimir Putin niwe super manager Vladimir Putin okay nari nkomoje rero kuri uriya mukino ariko mu by'ukuri twabonye inkuru y'akababaro ifite naho ihuriye n'ubundi n'uyu mukino nakubazagaho uherutse guhuza Rayon Sport na APR uri umuntu ukurikirana cyane ndizera ko wamaze kubona ko umuryango mugari n'ubundi wa Rayon Sport wamaze kubura umwe mu bafana mu bakunzi bayo umuryango w'abakunda umupira w'amaguru muri rusange yego wamaze wa Rayon Sport witabye Imana w'Iburasirazuba nagira ngo mbwire abanyarwanda ko batagomba kujya bafana kuriya gufana ntabwo ari aho bifana kugira ngo ugere wowe kwiyahura nagira ngo mbwire abafana ba Rayon Sport ko gutsindwa ntibisobanuye ko utazatsinda namwe bazatsinda kandi umupira si intambara ni ibishe mu byahariya mu kibuga bikarangira hari ubuzima bugakomeza rero apana kugira ngo ujye kujya hariya utangire kwimanika wishyire mu mugozi niba ari ibyo ngibyo bazashira kuko urabona Rayon Sport uko wayibonye y'ubu ni hoyihaye ni mu Giswahili bivuga munyakwigendera mu Kinyarwanda hoyihaye sasa warabibonye ni uvuga ngo ubu ngubu Rayon Sport ishobora gukubitwa na dabo ubu yakubiswe bini ishobora gukubitwa n'umunani wayibonye se ko nakigenda kereka baguze bibaye ibyo rero kwiyahura baziyahura bashire ubwo rero niba bireke biriya ariko APR nayo biriya bintu yakoze si byiza kubita umuntu mu babari umenye ko ari umuvandimwe wawe pana gukubita wagira ngo ni 23 irimo kurasa bazarendo cyangwa babandi bayimbonera kure kubita umuntu ugera mu babarira urumva ruzarebe na 23 irasaba zarendo n'imbonera kure bamanika amoko ikabafata ikabavura urumva ikabavura ikabaha imiti ikabaha n'ibiryo ikababarira ariko APR yakubita itababarira bira n'iby'ikigo
gukubita umuntu bine cyane gukubita kizarendo wagira ngo unamukubita wakundi makunya gukubita umuzarendo wanze kumanika amaboko. Okay, ubwo rero twihanganishe rwose umuryango wa Rayon Sport ndetse n'aba sportif muri rusange kubera ko Rwanda hujasikia kitu chochote hapo. Wakati muda tumekaa Rwanda kuna kuja Rwanda hujasikia ilikuwa yani interview yote hapo hujasikia kitu chochote nilichoongea. Umesikia nini nilivyokuongea hapo? Aha, umeisikia hiyo kwamba mimi Putin wa Rwanda. Nimwambia mimi sinaga mzaa, nikamwambia bwana Putin waonyeshe mke wake wala watoto wake. Anaishi kibabe na ni yeye ndio mtu pekee ambaye amejaza maadui dunia nzima. Super reka. Hana haja, unasikia? Hana haja yani ya kuwa na marafiki kwa sababu marafiki wanazingua wengi. Masinichi, huyo ndio Putin mwanangu. Wabyumvishije? Uyu ni inshuti yanjye aba Dar es Salaam muri Tanzania. Inshuti yanjye cyane mu Tanzania bayantembereye. Abana abahungu twakuranye yakunze u Rwanda cyane yambwiye ati Kagame amejenga inchi. Namubwiye ni karibu sana ejo naramutembereje muri convention ndakomeza mwireke Kigali yose. Iki ni igihugu cyacu. Harimo ibyiza byinshi. Nabo bigeze kutwakira nabo turi impunzi. Reka nanjye mwakire kuko Kamanda yarabirangije igihugu yaragitunganyije. Nanjye mwereke ko dufite igihugu ntabwo ari bya bindi byo babaga batogaraguza gati. Yego, nibyo narindi kuvuga ati twihanganishe aba sportif muri rusange ndetse n'umuryango wa Rayon Sport ariko kandi tutibagiwe na famille y'uriya mwana. Nabonye yarakiri muto cyane, yari afite imyaka hafi nko 26. Nabonye ari uwa hariya Kayonza. Ariko rero nanone hari ikintu ushaka kukubazaho. Amakipe menshi ukurikirana amakipe yaba izo ku mugane w'i Burayi ubona ko akenshi bakunda guha agaciro abakunzi bayo makipe. Ikintu ushaka kukubaza nimba mu by'ukuri n'ubwa mbere sinzi ahari uramfasha wenda wo kukurandutaho ukuntu gato si imyaka itari mike. Ego ngira ngari ibi bintu byaba ari ubwa mbere bibaye match yiheruka guza aya makipe mbabiri wenda hakagira umuntu wiyambura ubuzima ku bw'aya makipe ngo urabona imatch zimaze byumvishe Rayon Sport yakinye na APR munakiyaho nubwo bwa mbere byumvishe. Okay. Hanze njya numva ngo biyahuye kubera ubusazi n'ibiyobyabwenge banywa. Ariko mu Rwanda nibwo bwa mbere byumvishije. Ariko ubwo tugeze hariya ntabwo buri ari ubufana kuko birabisa naho ntabwo umuntu wapfuye wamuvugiraho ibintu bibi kuko nta nubwo wakwishimira ngo umuntu yapfuye kuko twese iyo uri mu mubiri nirwo rugendo. Ariko nanone gufana kuriya nanone bibamo nanone nko kutajijuka, si byose. Ariko rimwe na rimwe abantu gukontorora amarangamutima yabo birabananira. Oya ndavuga niyo mpamvu turimo kubigisha ngo bagerageze kujya bayikontorora iki amaranga kuko gufana kuriya nabyo ni nk'iki. Use wafana kuriya koko kageraho kiyambura ubuzima. N'umufana rero nabonye iwabo ngo ari hariya mu karere ka Kayonza kuko nabonye bamushinguye hariya mu murenge wa Mukaranje. Anakuambia mimi kangu keupe tu huyo mamba kare tu kadogo tu baka taratibu za kijeshi kwa sababu anajeshi sikia alikwambia sasa si ndio kwa sababu mwanajeshi haruhusiwi kuacha pombe mezani. Mwanajeshi unavyotembea unatembea na ile ndogo. Kwa hiyo hata pale ukienda kustoko vitani mwanangu unaenda kuwasha bunduki kwanza unaweka ile nani unaweka steam kwanza kichwa kinachangamka afu unaweka bunduki dade unaamsha ubongo. Nipe tano mwanangu. Ubwo aribyo twaganiraga aribyo twaganiraga mbonye nkwe kuri kare akana arimo kunywa ho kare akano niko ni kazima cyane ndamubwira ko gisirikare ati mu gisirikare ati kubera ko ubundi umusirikare ati birabujijwe kunywa urucupa runini rungana gutya ati ubundi umusirikare abanywa akantu gatoya ati kugira ngo niba n'ikintu gito agakubite mu mufuka ajye kurwana ndamubajije nti kuki ukunda utuntu dutoya ati reka ntwabonye ko yaguze henesa arangira yishyira hari arimo arasukaho gato. Ndamubajije kubera icyo ukunda ati reka ati ngiye mu gisirikare ati urabona umusirikare witera urucupa runini nibwo yambwiraga rero.
aha super. Nge ikintu rero nakubazaga nari nkomoje ati amakipe hano iwacu hari igihe rimwe na rimwe nanone adaha icyubahiro nk'abafana bayo abagomba, ariko ibyo by'umupira twabivuzeho oya reka iki kitugikurutira ndagira ngo ugenere kuko hari akantu ushaka kumpuriza. Oni iriya match ijya kuba bavuga ko abantu bakabirije cyane, Rayon Sport yamanuye intwaro ibiki ego amagambo n'ibikorwa biratandukana. Noneho abafana bamwe na bamwe abantu bambabarire, abantu bambabarengeye kongera mvuga ijambo rikomeye kuko amagambo yo nyavuze njya nyabona ku ma TikTok ngahura nayo, abantu bakampamagara ngo kuki uvuga amagambo ateye ubwoba. Amazi neso yahuye ngo ku ma TikTok ngo bagushyizeho ngo abantu ngo ntugatera ubwoba abantu. Abafana Rayon Sport b'abakobwa baragowe, kuko abafana ba Rayon Sport naravuze ngo umufana ufana Rayon Sport ari umukobwa mwiza, uzajya kubona ubona uhuye n'ibibazo by'uko uzajya wisiga amavuta ntagufate kubera agahinda n'umubabaro, ubona ugiye kuko ikipe buriya ni kimwe mu bintu bitera ibyishimo, kandi ntushobora kugira ibyishimo ufite agahinda ko ku mutima ubabaye. Kandi icyo gihe iyo ubabaye, iyo wisiga amavuta cyane cyane nk'abakobwa, ujya kubona ukabona ufite umwera, noneho ukibaza umwera kuki waje kubera iki? Kuko urafana ikipe idatsinda. So abafana ba Rayon Sport b'abakobwa niba bashaka kugira ngo umwera ushire, ni abafana bakomeye ndabizi barahari, nibabwira abayobozi bareba ati nimutugurira abakinnyi tujye twisiga amazivuta dufate kuko tuzaba twishimye ko ikipe yacu yatsinze. Urabyumva ariko icyo nkubwiye? Kuko of course abafana ba Rayon Sport b'abakobwa nibo bafite ibibazo. Abahungu uyu umuhungu ni Kamanda mwana, ni Kamanda kandi wamaze kubura ubuzima yari umuhungu. Oya ibyo uyabuze ubuzima yari umuhungu yego, ariko abahungu kwisiga burya ntibajya bisiga. Ari wowe ujya wisiga? Ubuze njye ndisiga, ubu njye ndisiga. Nuko rero wisiga nta muhungu wisiga mwana, urisiga wisiga ibikize. Niba ufata gikotora ukagira ucya gusa ugakora. Abakobwa nibo bagira bari kiti amafombote, niba ari amafombote baryita icyarye, twatundi byizi muri bise niba ari fombote bya bindi bashyiraha agakubita ha kugira ngo ase neza tumurebe nyine. Nwese umuhungu ko umuhungu yavukiye ubundi uri umuhungu. A man was born to struggle, a man was born to suffer, a man was born to hustle. No one who can be